dufite imyaka 15 cyangwa 18 cyangwa 20, kumva dukura dufataho icyitegererezo abantu bakuru kuri twe. Umwana muto duhura muri karitsiye cyangwa se wo mu rugo amfatiyeho urugero, yazavamo umuntu w'umugabo koko? Ahubwo uvuze ibintu ndibuka ikintu. Ejo bundi ndi Gicumbi, hari umupapa twaganiriye, twavuze urubyiruko rwo n'abapapa nuko nabo nuko pe. Abapapa nabo imyitwarire yabo, hari umupapa twaganiriye noneho ari kumbwira nyine ngo afite umwana twenda kungana. No mpita mubaza nti wowe ku myaka yawe n'uwo mwana wenda kungana, uyu munsi ukuntu ubaho, umwana wagufasheho urugero, ni ukuvuga akakugira role model, wakishimira akakwigana kuva kuri kimwe ukora buri munsi kugeza ku cyanyuma, byakunezeza? gusubije ngo iki? Umupapa yaransubije ngo yibeshye ryaba ari ijoro rya nyuma araye mu rugo rwanjye. None reka nibariza ababyeyi, nimba wumva umwana wawe ubwe adashobora kugufataho icyitegererezo, kugira ngo afateho indi cyitegererezo ubwo. Ukuvuga ngo muri rusange n'ubundi dufite ababyeyi kabisha uyu munsi, utabasha rwose, ushobora kuba ufite mama wawe uri umukobwa nawe ubwe akaba atakwemerera ko akubera icyitegererezo, ni ukuvuga umwigiraho nyine ukuntu yubatse urugo, ukuntu ari umubyeyi mwiza happy. Ababyeyi uyu munsi turabafite. Uyu munsi dufite abapapa, uyu munsi jewe rwose papa wanjye akaba atakwemera ko umwiga, akaba atakifuza, reka tuvuga kwifuza, kubona umeze nkawe, Ibibazo igihugu dufite. Nase turahana duhereye oya duhane noneho duhereye sasa. Ibintu byari ivangavanze. Byari